ni ikiganiro ubuzima bunezeje. Ni Shata Mukazi nk'uko mubimenyereye, nongeye kugaruka kuri uyu mugoroba kugira ngo twongere tuganire byinshi mu byiza bigize ubuzima bwacu n'uburyo dushobora gutunganya ubuzima bwacu bukagenda neza. Akenshi nkomeje kubabwira yuko mu bidukikije harimo imiti myinshi igiye itandukanye, kandi iyo miti abenshi ntabwo bayisobanukiwe nta nubwo bayizi, ariko imwe n'imwe ngenda nkomeza kuyibagezaho uko bwije uko bukeye. Upfa kuba wakoze subscribe kuri iyi channel, ugakora share, ugakora comment, maze tukumva igikwiye gukorwa n'igikwiye kugerwaho, maze tugakomeza tugendera hamwe. Alright, uyu munsi wa none ndabagezaho ikimera bita umuyenzi. Umuyenzi ni ikimera benshi batazi. Mu Rwanda cyangwa se mu bihugu bimwe na bimwe bitandukanye nk'igihugu cy'u Burundi n'ibindi bikikije igihugu cy'u Rwanda, bakunze gutera ibiti by'umuyenzi, ariko kandi ntibamenye imimaro bishobora kubamarira cyangwa se icyo bishobora kubafasha. Igiti cy'umuyenzi kigira amata y'umweru, kandi ayo mata ashobora kuba arimo ubukana bukabije kandi ubukana bubangamye. Rero muri ayo mata y'umuyenzi harimo kuba yakwangiriza, hakaba harimo no kuba yaba umuti. Alright, ni kuri uyu mwanya ngira ngo mbagezeho ingaruka zimwe na zimwe zitari nziza ku muyenzi. Ku muyenzi ubusanzwe ariya mata yawo iyo abashije gutarukira mu jisho cyangwa se mu maso, icyo gihe ayo maso ashobora kwangirika cyangwa se akarwara bikabije. Icyo gihe iyo ayo mazi cyangwa se ayo mata yatarukiye mu maso, ugomba kugerageza uburyo ki bwose uyoza mu buryo buhagije nk'uko muganga abidusobanurira. Ugomba kuyoza ukoresheje amazi. Akenshi bamwe bahita bihutira gukoresha amata, ariko ntabwo ariko bikwiye. Amashereka cyangwa se amashereka y'umuntu abana banywa ushobora kuyakoresha. Benshi nicyo cy'ibanze babasha guhita bakoresha, ariko umuganga agusobanurira neza ko ugomba kuyaza ukoresheje urushinge batera kwa muganga cyangwa se bakoresha, ariko hatariho rwinjiza umuti mu mubiri. Ukaba wakoresha urwo rushinge cyangwa se muri rusange urwo twakwita igitori, kugira ngo ukwirakwize amazi mu maso mu mpande zose, aho wumva hakurya cyangwa se aho wumva ayo mata y'umuyenzi yaba yagiye, kugira ngo maze byose bize gushiramo, uwo mwanda wose wabashije gutarukira mu maso ubashe gushiramo. Ni byiza rero kandi ko woza amaso n'amazi asukuye, maze byakomeza kunanirana ukegera muganga akagufasha. Alright, reka nkomeze mbagezaho ibyiza by'aya mata y'umuyenzi. Aya mata y'umuyenzi ni meza cyane. Ku rundi ruhande, aya mata y'umuyenzi hari abantu bakunda kugira amasununu. Amasununu ni uduheri dutandukanye n'ibiheri bisanzwe dukunda kuza ku ruhu rw'umuntu, haba ari ku birenge, haba ari ku mubiri hatandukanye, ku maguru cyangwa se ku maboko. Ukaba wayasiga aho icyo giheri kiri cyangwa se aho iryo sununu riherereye, ukagenda usuguwa gake gake cyangwa se ukuba gake gake. Wonderful. Ni byiza ko uko uyasizeho ugenda usuguwa cyangwa se ukuba. Uko ugenda ukuba ni nako isununu rigenda rishira. Uko bukeye uko bwije ukagenda usigaho
ugakuba maze isununu rikagenda ricika gakeya. Ushobora gukuba ukoresheje urwara gake gake utiyangiriza cyangwa se utibabaza, maze ugasigaho ayo mata y'umuyenzi. Amasununu aho yarari, aho isununu rigiye riherereye ugasigaho umuyenzi, maze ukituriza. Amasununu agenda ashiraho. Alright. Ni byiza rero dukomeze dukurikirana iki kiganiro. Ni byinshi bidukikije tutazi umumaro wabyo, ariko nongeye kugaruka gatoya ku bivura amasununu kuko ikiganiro nicyo kitugezaho. Amasununu ashobora kuvurwa n'ibindi bitandukanye, harimo imbuto zimwe na zimwe tugenda turya, harimo byinshi tutabwirwa na muganga, ariko kandi umuti wa kinyarwanda cyangwa se umuti gakondo ugenda ubidusobanurira. Harimo urubuto rwa pome, apple. Pome ni nziza cyane iyo ushaka kwivura ayo masununu. Ni byiza cyane gufata uriya mutobe wa pome ukayikamura ukajya usigaho gake gake, uko ugenda bucya uko bwira, ukajya usigaho, nubwo wasigaho rimwe ku munsi cyangwa se kabiri ku munsi, maze amasununu ukazajya ukabona aho yarari yararangiye. Ikindi gishobora kuvura amasununu yawe harimo ubuki. Ubuki bw'inzuki ni bwiza cyane ku bantu badasobanukiwe umumaro w'ubuki. Ubuki bushobora kugufasha kuvura amasununu yawe. Amasununu yawe warayarwaye, yarakubangamiye, agutera ubusembwa bugiye butandukanye, kandi akaba yakubangamira mu bandi ukumva ufite ipfunwe. Rero ubuki ni bwiza, uburyo ki ushobora kubukoresha wivura amasununu ndetse n'ibiheri bimwe na bimwe bigiye bitandukanye ku ruhu rwawe. Alright. Niba ushaka kwivura amasununu, fata ubuki bwawe, ubuki bw'inzuki, ntabwo ari ubuki bw'ubukorano cyangwa se ubuki bubonetse bwose, ni ubuki bw'inzuki bw'umwimerere. Nurangiza kubufata, ufate ahaherereye amasununu cyangwa se ibyo biheri biri ku maso cyangwa se biri ku mubiri hatandukanye, banza ushimeho cyangwa se ukoreshe urwara ku buryo utibabaza, maze ugende usigaho ubuki. Urabikora rimwe, kabiri, gatatu, inshuro zigenda zikurikiranya, utarambiwe mu gihe runaka. Icyo giheri cyangwa se ayo masununu yari yarakubangamiye ntuzarambirwe, uzajya kubona ubone ararangiye, gusa ntabwo bishobora kurenza ukwezi. Alright. Rero nturambirwe kuko imiti myinshi turayigendana, ariko abenshi ntabwo babasha kumenya iyo ariyo nuko yabafasha. Wonderful, nawapenda sana, ndabakunda, nishimira ko mukomeza gukurikirana iki kiganiro aho muherereye mwese, amajyepfo, amajyaruguru, ibirasirazuba, iburengero bwaryo.